Guys, ndabizi abenshi mujya mugorwa no gukora amafoto atandukanye mwifashisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ariko nakuzaniye AI igukorera ifoto mu masegonda make cyane ugahita uyibona kandi imeze neza uko uyishaka. Biragusaba interinete nakongereza gakeya. Mbere na mbere urajya muri browser yawe, browser ukoresha. Ngiye nkoresha Google Chrome. Nurangiza uyifungure. Numara kuyifungura urajya muri search. Muri search wandikemo image fix. Ngiye bayimpaye ngewe image fix kuko nari narayisearchinze, cyangwa byaba byiza dushyize kuri image fix APK, image fix APK kugira ngo bama application nimba ishaka. Then uyikandeho. Urabona bahise bayiduha. Shaka najya kuri ya mbere, image fix lab Google. Ya mbere urayibona, uyifungure. Guys, ubu namaze kuyifungura. Icyo nkora ndandikaho message Photoshop bankorera, ubundi uhitisa. For example, ariko ikabikora mu cyongereza, like make a picture of dog capturing a rat, for example. Make a picture of dog capturing a rat. Ndi English icyo navuze cyose, icyongereza icyo pfa nuko babyumva bakagira icyo bampa, tukita ku Englishinga. Then kimara kwandika message hano murayibona. Iyo ushaka uraza ugahitamo hano setting, uburyo ifoto yawe izimeze. Ugahitamo quality, best quality, uhitamo icyo ushaka. Uhitamo icyo ushaka. Then ukagaruka hano hirya kuri message yawe. Iyo umaze kwandika ifoto ushaka, uhita ukanda kuri aka kantu gafite meze nka star gafite mpande enye. Iyo tumaze kugakandaho, image fix itangira kugeneratinga picture. Guys, mukurikire ibintu byaroroshye muri iki gihe, ibintu byose ni AI. Ugashaka ifoto runaka ukoresha ahantu runaka ukayibura, wowe ujya hano ugasobanura video ushaka, ugahita uyibona mu masegonda make cyane. Urabona iri kuyigeneratinga. Guys, utegereza akanya gato ariko katari kanini cyane. Finally urabona ko image yamaze kuza, dog and rat. Hari ikindi se? Then noneho igikurikiyeho ugahita ujya kuri aka kantu ka download, ugahita uyishyira muri telefone yawe, ubundi ifoto ukayikoresha icyo ushaka. Si ibyo.